ADPR yaje yuzuye umwuka w'Imana, ariko uyu munsi ADPR isigaye yuzuye ibinyoma. Abahanuzi b'abanyamafuti bose bitwikira ADPR, ngo nabwo ni ubutubuzi. Ku uyu munsi wa none uzasanga hari abitwa ba bishopu, abandi ni ba apotre, abandi ni ba mwarimu, abandi ni ba evangeliste, abandi ni ba pasiteri, abandi ni ba reveranti, abandi ni ba profete. Ibyo bahanura bo babyandika. Mukwiriye kugira ubwenge, kuko biravuga ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka, mugire amakenga nk'ay'inuma. Ya ni by'agaciro kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gone Arike TV, ariko nanone ntabwo turi twenyine, turi kumwe na Evangelist Ezechiel na Pastor Ezechiel, muri kumubona imbere yanyu. Turabasuje hano hose mwamuhereye muri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, mwumve ko tubasuje tubikuye ku mutima. Tutabikuye ku mutima ntitwafataga akanya ngo tuze kureba Pastor Ezechiel. Nga twakiye kuri Evangelist Ezechiel, nanjye mwakiye kuri Gone Arike TV. N'ahantu twicaye heza kagahumbeze muri kumva. Mbese ni byiza cyane. Sinzi ibyo tubategura ni byinshi byiza. Pastor turakwakiriye. Murakoze cyane kutwakira. Tukwakiye kuri Gone Arike TV, ariko kuri Ezechiel ni iwawe. Murakoze cyane kunyakira kuri Gone Arike TV ndetse kuri Evangelist Ezechiel TV. Namwe turabakiriye. Basi ndagira wenda tutaragira kure, kuko nuba mfite ibintu byinshi shaka kubaza byinshi subwo ndabihera hehera. Abadukurikiye mihere sinzano ndi bubihere. Tangira usuhuza, tangira wibwira abantu badukurikiye, unabasuhuze mbese unababwira ati yambo. Murakoze cyane. Nishimiye kongera kubana namwe kuri uyu mwanya mwiza. Ibiganiro byacu ni bya bindi, ni isanamitima, ni iyobokamana, kandi no kubabwira ukuri kw'ijambo rya nyiri ijambo. Hari abantu benshi bakwirengagiza, abandi bakakugendera hejuru, abandi bakagenda bakwihishemo. Rero uyu mwanya mwufashe ngira ngo twongere tuganire ku buzima bwacu nk'abakristo muri iyi minsi, ndetse tunahangana n'ibinyoma bya Satani. Rero manje kubasuhuza. Amen, amen. Abari bugufi n'abari kure, shalom shalom. Amen. Pastor wenda tutarasenga ntago twakwirengagiza bano bantu. Hari abantu bari mu bitaro, hari abantu bari mu bibazo bitandukanye. Reka mbabwira ati uko byagenda kose nubwo waba uri mu bibazo, shima Imana. Hari verse imwe nakunze y'umuririmbyi yararimbye ati Imana niba yabyemeye ko bikugeraho, itabyemeye byaca ahandi. Iyo verse narayikunze byatari. Burya niyo mpamvu tugomba gushima Imana, kuko Pastor ikintu maze kumenya, hari Imana igucisha mu bibazo kugira ngo ikwigishe cyangwa se yigishe n'abandi bantu bakwegereye. Nk'ubu kaburwaye ariko ngo Imana ikwigisha, cyangwa se kabiri kukwigisha ikabikwigisha abandi bantu bakwegereye, abandi bantu bakuzi, cyangwa se abandi iri kukuremera n'ubuhamya. Rero mu biba byose tuje dora dushima Imana, cyangwa itabyemeye n'ibyaca ku ruhande. Ari n'inde verse ujye uvuga wenda tarasenga tutangira ikiganiro cyacu. Uko waba uri kose ngo shima Imana, ngo tekereza hajya ngo tekeza ngo Imana ikugira nk'urubaho. Hajya bivuga ngo yes, Imana burayikugira nk'igiti. Bari kukukoramo materiyeri nyinshi cyane. Bakubazamwo imbaho, bagucanamwo amakara, bakuzitiza urugo, cyangwa se n'isambu. Ibiti bigira umumaro munini. Nikugira nk'ihene bari kukotsamo brochette. Wari kugiye impakase. Ibaze nko nkanyo mpagahene. Abanyekejemo brochette. Ntabwo ubugihari. Rero Imana yakugize umuntu, ni iby'ingenzi kuyishima. Si amaturi gusabye, kuko mu ijuru nta matura azajya. Ndaza kubisobanura neza, ariko winyenjiza ahantu ntaragera mu mwanya wo kwinjirayo. Ariko Pastor tekeza nk'iryo jambo, amagambo ukunze kuyavuga. Tekeza nk'uburya ngo ni igiti. Iyi ntebe twicayeho bari ngewe yakozwemo. Icyo ni igisubizo. Ariko Mana we shimwe. Rero niyo mpamvu nari nangije verse ati ibibaho byose shima Imana, yo yakugize umuntu. Kabone nubwo waba urwaye shima Imana, kabone nubwo waba uri mu makuba shima Imana, uri mu byishimo shima Imana. Kuko hari indi jambo rimwe, nk'abantu bari mu bibazo cyangwa mu byishimo, uyu munsi ushobora kuri mu byishimo, ejo ukababara. Uyu munsi ukaba uri mu kababaro cyangwa urwaye, ejo ukaba uri mu byishimo.
rero ubuzima niko buhagaze. Pasa, mfite byinshi byo kukubaza, aka ngaka kari agatambutse mbere yo kugira ngo dutangire ikiganiro. Ndagira ngo ubanze usengere ikiganiro tugiye gukora, nkubaze byinshi 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 byinshi. Mbese reka mbwira abantu badukurikiye nabashaka agatebe bicare. Murakoze. Ubundi ntacyo wakora utari kumwe n'Imana. Amen. Reka tumanze twiragize Imana kandi tunakomeza bene data bari mu nzu z'amarwariro. Turabihanganishije. Amen. Tugiye gusenga ibitaro bikinguke, abarwayi batahe. Tugiye gusenga inzu z'imbohe zikinguke, imbohe zibohoke. Amen. Hari abafunzwe bazira ibyaha byabo, bariya bihannye Yesu yabababarira, kandi ntabwo igihugu ari cyananirwa kubababarira. Ariko harimo n'inzirakarengane, izo ngizo nazo Yesu abasha kuzirenganura. Rero iyo mvuga uko nguko mba ngira ngo buri wese mu ruhande rwe yumve ko Imana imuzi kandi yumve ko Imana imwitayeho. Hari abafunzwe ku maherere, hari n'abafunzwe kubera ibyaha byabo bakoze. Ibyo byose rero tugiye kugira ute? Tugiye kwinginga Imana igira icyo ikora, imbohe zibohoke. Buriya iyo ngeze ku kintu cy'imbohe ho binarambabaza cyane. Nk'iyo ubona umuntu bamufunze kubera ko atasoze, gusora ari itegeko, gusora byemewe, Bibiliya irabyemeza. Wewe ufashe umutungo wawe ugiye kuwucisha mu nzira zapanya, uhuye n'amategeko araguhannye, kiriya gihe wazize ibyaha byawe ni ukuri. Ahubwo nk'uwabazize akarengane ni wa wundi bakoreje ibyaha, nawe azi ko ari ibyaha, yarangiza akabisunika, mu kanya bikagira ute? Bikaba bimugejeje hehe? Muri gereza. Burya yazize akarengane, yazize ibyo atazi. Rero tugiye gusenga iyi migozi y'uburwayi icike, iyi migozi y'imbohe icike, izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese, wera ibihe byose kandi urakiranuka. Nakubonye udahinduka, kandi uko wari uri ejo n'uyu munsi ni kuri. Imvura yaguye ntabwo ujya kugama, izuba niriba ryinshi ngo uri bureke abantu, ndetse imbeho yibaye nyinshi ntabwo dutererana kuko imbeho yabaye nyinshi. Ahubwo ukomeza ukaba Imana, ukomeza ukigaragaza, ukomeza ukitamurura, ukomeza ukagaragara kuko uri nyir'ubutware. Duciye bugufi ngo ushyirwe hejuru. Tuzamuye mwami wanjye ibendera ry'ishimwe, icyubahiro ni icyawe. Mana ntutubare mu bibi, ahubwo tugirire imbabazi. Umwanya wose tugiye kubaha, imbaraga z'umwuka wera zize ziturarike, amahoro n'imigisha yawe bituganze kandi bitubeho kuko uri byose. Papa, dufite byinshi byo kugusaba, ariko unyemerere muri iri sengesho rikore ku barwayi, iri sengesho rikore ku bantu bashonje, iri sengesho rikore ku bantu bari mu nzu z'imbohe, iri sengesho rikore ku bantu bari mu ngendo zinyuranye, iri sengesho rikore ku bantu bafite ibyifuzo, ari ibyanze gutungana, ari n'ibyatunganye. Iri sengesho ribakoreho kandi rigira icyo ribohora muri uyu mwanya. Bakimara kuryumva rigira icyo rikora ku buzima bwabo, bakimara kuryumva bakire imbabazi n'imbaraga biguturutseho, bakire gukingurirwa nawe, bakire kubohorwa nawe, bakire amashimwe mashya mu izina ryawe Yesu. Haleluya. Ngaho data, abaroti uyobora muri byose, twe turatuje ngo uganze kubwo kugira neza kwawe none n'ibihe byose urakoze. Amen. 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 Pastor, rero nkuko nakubwiye, umunwa wari uri kundya cyane, nabonaga uri gusenga nkumva n'umunwa uri kundya, ariko ubu ngubu reka umunwa ubohore, ndeke kureke kuko wareka kundya. Ubundi iyo twumvise umuhanuzi twumva iki? Buriya rero ijambo umuhanuzi ni ijambo ryiza cyane kandi rikomeye. Rero abahanuzi babayemo uburyo bwinshi. Icyo ni cyo kintu nshaka ngo dusobanurire. Abahanuzi rero bo bari no kundiza cyane wa muhungu. Abahanuzi
abahanuzi bari kundiza cyane, nimba isubiramo ngo cyane, nongere ngo cyane. Ubundi hari abahanuzi b'ukuri. Abahanuzi b'ukuri rero ngiye kubakubwiraho. Hari n'abahanuzi b'ibinyoma. Reka manze mvuge rero ku bahanuzi b'ibinyoma kuko nibo baganje. Abahanuzi b'ibinyoma Bibiliya yabavuzeho. Yavuze ngo iki? Yaravuze ngo mu minsi y'imperuka hazaza abantu benshi biyita abahanuzi, ndetse birukana abadayimoni mu izina rya Yesu, bakora n'ibitangaza mu izina rya Yesu. Ariko bari abahanuzi ntago baraboneka. Ahubwo abahanuzi bariho ubu ngubu nabi bipindi gusa. Akakubwira ngo umanze wohereze ka message kuri mobile money mbone ngo uhanurire. Atumanze umpereze iriya nka yawe ngo uhanurire. Urimo kunyumva? Kubyumva. Ubanze urampereza amafaranga mukajya no mu biciro ngo uhanurire. Abo nibo bahanuzi baganje muri iyi minsi. Abahanuzi babatubuzi. Urimo kunyumva? Twe tumenyera abatubuzi bo ku muhanda. Oya da, mu batubuzi bo mu nsengero basigaye barimo. Barabonetse. Ngo tugiye gutamba Isaka. Buriya ADPR yaje yuzuye umwuka w'Imana. Ariko uyu munsi ADPR isigaye yuzuye ibinyoma. Abahanuzi b'abanyamafuti bose bitwikira ADPR. Ngo tuvuye ko n'abandi bahanuzi mu yandi madini wahehe azakubwira ko avuye muri ADPR, nawe uzamunyereke. Bitewe yuko ADPR yaje yuzuye umwuka w'Imana, uyu munsi byorohera abanyabinyoma kwihishamo kuko bahita bavuga ngo iri ni idini ryamenyekanye kandi ryuje ubukombe. Agahita agira ngo ako kahuye n'umuhanuzi kandi ahuye n'igisambo runubi gikomeye cyane. Uzi umuntu ukubwira ngo kugira ngo usengere manzi uzane igitambo. Uzi kugira umuntu ukubwira kugira ngo nkusengere manzi utura amaturo. Niko Imana ni inkene. Imana ibuze iki? Mwagiye mureka gupfobya imbaraga z'Imana. Reka turebe hano uru rwandiko rwiza Paulo yandikiye Abaheburayo. Iyo usomye mu gice cya mbere no ku murongo waho wa mbere icyo habivugaho, haranditswe ngo kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Imana itugirire neza cyane. Amen. Iri jambo raryumvishije neza? Naryumvise. Cyangwa ndisubiremo? Isubiremo kugira ngo n'abataryumvise baryumve. Oya, reka ndisubiremo. Ni ijambo riboneka mu gitabo mu rwandiko Paulo yandikiye Abaheburayo, igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Umutwe w'amagambo uravuga ngo icyubahiro Yesu arusha abamarayika. Icyubahiro Yesu arusha abamarayika. Yes. Abantu urimo kuhumva? Icyubahiro Yesu arusha abamarayika. Yego. Ngo kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Wanyumvishije? Ryari? Kera. Imana yavugiraga mu kanwa k'abande? K'abahanuzi. Aha. Mu buryo bwinshi no mu bihe byinshi. Kabiri, naho muri iyi minsi y'imperuka, iyi ngiyi turimo nyine. Uyu munsi wa none. Muri iyi minsi y'imperuka turimo. Yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Ari we yaremesheje isi. Ahita nibaza ngo umuntu ninde? Ni Yesu Kristo. Kandi ibi bintu sinzi hano umuntu nigeze kubivuganaho nawe.
arambwira ngo kera ubuhanuzi bwarahabaga ariko Yesu akimara kuza byose yabivuye ngo yabikuyeho. None nawe bisubiyemo. Kera Imana yavuganaga na ba sogokuruza bacu inyuze mu kanwa k'abahanuzi mu buryo bwinshi ndetse no mu bihe byinshi. Naho muri iyi minsi yacu rero, iminsi ya none Imana yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, wa wundi yaremesheje ibintu hehe byose hehe hano mu isi. Iyo usomye hariya muri Yohana barakubwira ngo jambo uwo nguwo ni Imana, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, n'ibintu byose biri mu isi byaremwe nande na jambo. Urimo kunyumva neza? Uvuga ngo Yesu ni Imana. Yesu ni Imana. Urumva niba jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana. Yes. Kandi ibintu byose byaremwe na jambo. Ubwo Yesu ni Imana. Yesu ni Imana. Yes. Jambo ni Imana. Kuko jambo niwe Imana yaremesheje ibintu byose. Yakubwira ngo Imana yaremye ibintu byose, hara niho tuhiturirwa ko Yesu ariwe wakoze iki uwo murimo wo kurema iki ibintu byose. Ku munsi wa mbere arakora, ku munsi wa kabiri arakora, ku munsi wa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu, ku wa karindwi araruhuka. Jambo rero ni iki? Ni Imana. Rero kuki abantu batazi gutandukanya umwuka w'Imana n'abahanuzi? Turimo kumvikana. Yego. Ijambo ribivuze neza ngo kera cyane Imana yavuganaga natwe iciye mu kanwa k'abahanuzi. Ese ubundi abo bahanuzi ni bande? Hari abahanuzi tuzi 17 bagiye bahanura n'ibyo bahanuye bakabyandika. Hari n'abahanuzi bahanuye ariko ntibandika ariko barazwi. Urugero, umuhanuzi mukuru tuzi Bibiliya ihamiriza ivuga ni umugabo bita Yesaya. Yesaya wanditse igitabo cya Yesaya n'ubundi gifite imigabane ingana n'ibice 66 kigabanyijemo kabiri, gifite amateka angana nk'uko Bibiliya imeze. Umuhanuzi wa kabiri nuwo bita Yeremiya. Nawe yanditse ibitabo bibiri. Yanditse igitabo cya Yeremiya n'ubundi yandika n'amaganya ya Yeremiya. Yeremiya amaze kuba umuhanuzi wa kabiri, habonetse n'undi muhanuzi wa gatatu. Ninde? Bamwita EZECHIEL. Uriya ni umuhanuzi wa gatatu kuko nawe yanditse igitabo kinini cyane ndetse gifite n'imigabane myinshi. Ibyo yahanuye nawe yarabyanditse. Umuhanuzi wa kane rero mu bahanuzi ni uwo bita Daniyeli. Daniyeli nawe yarahanuye, ibyo yahanuye yarabyanditse. Abo ni nabo bahanuzi bakuru rero. Ariko uyu munsi wa none uzasanga hari abitwa ba bishopu, apotre, abandi ni ba apotre, abandi ni ba mwarimu, abandi ni ba evangeliste, abandi ni ba pasiteri, abandi ni ba reveranti, abandi ni ba profete. Ibyo bahanura bo babyandika. None se wose wavuze ngo kera abahanuzi bahanuye bakandika, hari n'abandi bahanuye ntibandika ariko barazwi. Barazwi. Nabo muri iki gihe cyabo barazwi. Abo bahanuzi 17 ndimo nkubwira, komeza ubumve. Uzakomeza ubone ba Zefaniya, ba Zekariya, ba Mika. Uzababona ba Maraki, uzababona ba Gadi n'abandi, n'aba Obadiya. Abo bose ibyo bahanuye barabyanditse. Uyu munsi turabibona. Rero uyu munsi kuba witwa profete, kuba witwa bishop, kuba witwa izina ntazi ba apostle n'abandi, rwose biriya ni nk'agahimbaza musyi. Icy'ingenzi ni kimwe gusa, nuko waba ukiranuka, ukora imirimo yo gukiranuka gusa. Yesu yarabirangije ku musaraba.
abo birirwa basaba ibitambo, abo birirwa basaba indonge kugira ngo bahanurirwe, Yesu yarabirangije. Bishobora kuba gusaba ibitambo nabo babiterwa n'abakristo arega nta wamenya. Oya, iriya ni inzara n'ubujura. None se kwavuze ngo umukozi w'Imana tungo n'abagabura iby'Imana bo nibatameza amafaranga bakabanza Okay, iyo verise bagenderaho rero irabivuga neza. Mbabibe mw'iby'umwuka mu by'umubiri. Rero ntago ari we uzategeka abantu ibyo baguha. Ngewe niba nifitiye n'urugero 500 ariyo nagennye kuguha, kuki ugiye kunca za 100 nafite? Ahubwo se ni ibiguzi uzakore, noneho uzakore tarifu ushyire hariya tujye tuza tuvuga ati ngewe nkeneye kano nkorera ubuhanuzi bwa 200 cyangwa bw'ijana cyangwa se ni 50 cyangwa ni 1000 mfite. Ariko pasi ubundi wemera ituro? Ituro? Amaturo ndayemera. Iyo bakubwiye ngo utanga ituro n'utanga ituro? Iyo bambwiye ngo ntanga ituro, hari amaturo yemewe ategetswe agomba gutanga. Nose kubera iki nge ndashaka kumenya kino tandukanya amaturo rero nayo. Uyo bakubwira ngo utambe Isaka, ngo Imana irakuvanaho inyatsi zose, buriya umunsi Aburahamu yaragiye gutamba Isaka, yaragiye kumutamba kugira ngo akurweho inyatsi zose. Manzo nsubiza aho ngaho nawe. Ahubwo wawe watubwire. Nose nyine impamvu ndimo ndakwereka ibyo bita ibimenyetso abahanuzi b'ibinyoma bitwaza. Wabyumvishije? Warakubwira ati noneho Imana irambwiye ngo zana amafaranga iraguha umugisha. Imana irakennye si? Ndi kukubaza. Kandi byose ari ibyayo. Okay. Niba turaba Imana, amafaranga akaba ari ay'Imana, bakwaka amafaranga y'iki? Ayo mafaranga nicyo nshaka kumenya akora iki. Imana si ikennye, amafaranga niyo yatanga, natwe niyo yaduhaye ubuzima. Wakwa amafaranga yiki? Bibiliya iravuga ngo mwaherewe ubuntu mutangira ubuntu. Izo mpano se niba unazifite z'umwuka wera zo waraziguze? Waziguza angahe? Waziguza angahe? Pastor ijambo rimwe avuga ngo ni mu burubwenge nzabata. Byanditswe. Nanjye numvise bivirisi bagenda kandi nyine nibyo ndi kukubwira. Hari imirongo abantu bagendana ku munwa, turimo kumvikana. N'ubura ubwenge isi zakubona, Matayo 5 bazumirwa n'ibindi. Mubure kumva iby'ijambo ry'Imana rivuze n'abahanuzi bavuze. Abahanuzi ntago ari Imana. Oya urumva basa hari ukuntu hari abakristo batagira yerekwa akabona imbaraga watakaje. Imbaraga rero watakaje nibyo nakubwiye. Kandi abenshi banavuga bizava mu byiyumviro by'umuntu. Umuntu niyicara akavuga ati koko Pastor Ezechiel yakoze umurimo, reka muhezagire, turi kumvikana. Swate aravuze ati Ezechiel ngere kamuvane no mu bupangayi, rekagire address inza atahamo, turi kumvikana. Ni umwuka w'Imana wamusuye ahantu ari, turi kumvikana. Amaze kumusura ahantu ari barimo barajya inama. Ezechiel mufashe iki? Ese Ezechiel akwiriye gufashwa? Ese koko ubu bufasha arabukwiriye? We n'Imana barimo barajajinga icyo akora, turimo kumvikana. Cya kindi akora ni nacyo azabonamo umugisha. Icyo kintu uracyumvishije? Cya kindi akora we bwite n'umutima nama we n'umwuka wera yamuzindukiye, icyo ngicyo nicyo azabonamo umugisha. Pastor hari ikintu uri kwirengagiza buriya. Abahanuzi iyo bakuvuga ati tanga yangaye bavuga ko ari Imana yabibabwiye. Ko ari Imana yabibabwiye. Rero buriya umuhanuzi wampanurira nkamenya ko ari Imana ivuze koko, yambwira nihane. Agiye akubwira ati sirekura iki ngiki ngo ubone umugisha. Amaboko atarekura ntago yakira. Amaboko atarekura nta kintu yakira. Yes. Ibyo si ukuri se? Ni ukuri, ibyo ndabyemera. Ariko ntago ariwe yategeka ibyo yari butange. Weho tanga inyigisho, numara gutanga inyigisho abari bufashwe nazo barakiranukira Imana muri zo. Imana izaguha umugisha ko watanze inyigisho, na bantu bazahabwa umugisha ko bumvise inyigisho bakayoboka. Ariko tanga Isaka, tamba Isaka we. Abatubuzi badutse muri ADPR ngo tamba Isaka. Ngo
ikintu kimbabaza uza wese ahita avuga ngo nsengera ngo ndi umu ADPR ngo nsengera muri ADPR hari ama ADPR yararigushije ADPR yararigushije ndakurahiye make bose bahise bitwikira icyapa cya ADPR ndi umu ADPR nsengera hari mu Gasyata abandi ni mu Gataraga abandi ni ku Rurembo hariya nuko oya ariko pastor hari n'abakristo nabo nubwo turenganya abahanuza hari abakristo nabo baba bashaka ngo ujye kubahana bakagutegeka n'ibyo bahanurira abo nabo rero ni abapfumu none se nawe nubwira uri umuhanuzi wowe uzananirwa kubabwira ati ko n'abahanura ibyo mushaka ko mbahanura nge ntago aha ibiciro batanga ibiciro bitangireva oya abo ngabo ntago ari bahanuzi agiye kuvuma abayisa ati genda ubamvumiremwe ko we uri umuhanuzi genda ubamvumire yagiye kubavuma ahubwo abahesha umugisha rero nuwagutegeka ngo hanura gutya n'amarangamutima ugahanura kubera isahani y'ibiryo yaguhaye cyangwa kubera iyo kofi yaguhaye burya uri gushimisha umutima we muri ako kanya muri kumwe nyuma yaho se hari urubanza rugutegereje uko byamera kose hanure mu kuri no mu mwuka izi mbaraga twahawe z'ubuhanuzi ntago ari imbaraga zo kujya gutuburiramo emera ubukene urimo akira intebe wicayeho birashoboka ko akagozi kataracika witubura ubeshya abantu ngo Imana iravuze mutambe y'Isaka atari y'Isaka Imana yategetse Aburahamu atambe y'Isaka kuko yari musabye icyo yakundaga ntago ro batambye y'Isaka ngo bakiri inyatsi bakiri iki erega inyatsi ya mbere buri inyatsi ya mbere urayiza ariko David inyatsi ya mbere ni mu mutima w'umuntu kuko niba umuntu adashobora gufata ijambo ry'Imana riha agaciro afata umwanya asome Bibiliya amenye ngo niki Bibiliya ivuga buri munsi arabyuka ngo agiye gushakisha agiye gushaka inzu agiye gushaka amafaranga agiye gushaka ibyo kurya ngibyo ibishakwa ndimo ndabeshya se ariko yo wasomye Bibiliya iguha inama kuko Bibiliya ni umuyoboro ni icyahumetswe n'Imana ivuga ngo iki Bibiliya iravuga ngo hara mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 6 ku murongo wa 33 mubanze mushaka ubwami bw'Imana ni kimwe kabiri munakiranuke gatatu muzabona inyongera none abantu bajya gushaka inyongera bakibagirwa gushaka ibikwiriye gushaka ubwami bw'Imana ariko aba pastor na nayo iminsi biragoranye bigoranye cyane bigoranye ute kuko ubwe hano bigoranye uri pastor kandi nawe uri umuhanuzi urabona nk'aya majambo tubwiye n'abandi nuko nkuko baza bavuga oya tuzamenya gute umuhanuzi nyakuri umuhanuzi nyawe nakubwiye azakubwira ibintu bibiri ihane kiranuka buriya ntuzavugana n'umuhanuzi ukumva atangiye kuzanamo ibintu by'amafaranga uzashyireho atansiyo icyo bikoze hari ibintu nshobora kwemera umukozi w'Imana atagira isoni zo kuvuga dushyigikira umurimo w'Imana swate nta byuma bafite nta ntebe si nta mukeka uri mu rusengero nta dutebe mudushyigikire dusura umuntu voilà burya abantu bagiye gusenga Imana bagombye kwicara ahantu heza bagombye kumva umuziki se nk'ahantu twicaye yes nose urabona ahantu hadakeye urabona ahantu hatameze neza ahantu hagiye ibishoro byinshi niyo mpamvu uyu mwanya yo mpicaye nkavuga Imana mba numva akayaga ko mu majyepfo mu majyaruguru impande zose kangeraho si kenshi si gake nkumva ubuzima nguwe neza niyo mpamvu rero ndi kuvuga Imana bitantera isoni ahubwo numva ngenda nkomera nkanakomeza kuyivuga basi nubwo ndi kuvuga ngo biragoranye ngo kumenya umuhanuzi nyakuri n'ukuri n'uw'ikinyoma muri iyi minsi biragoranye pe sinzi ko umuntu yahita bishobora numvise ngo hariho n'imbaraga z'abarangi imbaraga z'abarangi urazizi izo zose nyine ni iz'abatubuzi kuko buriya ubundi za mbaraga z'abarangi zikora gute none se ziriho se nugutura nukukubeshya nazihabo se buriya narumiwe koko weho umuntu arakubwira azana nkusengere wamara kuzana tayari cyo kiba gikemutse
za mbaraga z'abarangi bavuga ngo zo zaza zifite impano igaragara bye gute se ni ukubeshya kabisa. Icyo nzi cyo ni kimwe, Imana itabishatse nta kintu cyakoreka, icyo cyemere nk'ukuri. None se twe abantu bari gusengera dukora iki noneho? Mukwiriye kugira ubwenge, kuko biravuga ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka, mugire amakenga nk'ay'inuma y'impugu. Uranyumva? Ni Bibiliya, dusome Bibiliya iraduha inama. Pastor, reka ngusobanurire, wenda sinzi n'icyo kintu niba uracyumva neza. Iyo bakubwiye ati tanga igitambo babatubuzi, ukakugitanga bavuga ati nabuze ubwenge, ibintu byawe wabona bitinda, ukavuga ati nuko ntatanze cya gitambo. Ni ukwizera guke. Yesu yabivuze neza, yaravuze ngo nimugira kwizera muzakora ibitangaza, ndetse muzakora n'ibiruta ibyo ngewe nakoze. Rero ntago wabaho utizera, ntiwabaho udasenga ngo hari ikintu cyawe kizademara. Neva. Icya mbere ca bugufi usenge, kabiri kora, gatatu zunguka, kuko uzabona umugisha. None wamugisha Imana niguha umugisha guzanyura hese? None se nudasenga uzahurira hehe n'umugisha? Ahubwo bahora batwaje abantu intwaro z'ubwoba. Imana irabakubita, Imana irabamanika, Imana irabavunagura, muraza kubona ibyago, sinzi ibiki n'ibiki. Imana ntabwo ivuma. Uranyimukije ejo bona umupasiteri wigeze kuza avuga ati ngo umuntu ufite 10,000 mu mufuka wese nahaguruke. Tugira ngo wenda bagiye kubasengera ngo ibyo 10,000 byongera, ahita bitangisha avuga ati mu bitange Imana mugiye mu rugo Imana yabisubije. Kibazo niba ragiye mu rugo yabisubije kandi amafaranga wenda 10,000 wari ufite mu mufuka. None se urakoze. Waravuze ngo umuntu ufite 10,000 wese mu mufuka nahaguruke. Kandi ubwo rubitsi n'iby'abandi. Urakoze. Nahaguruke mu bitange. Yavuze ati muhaguruke muze hano. Ngomba bw'igitangaza Imana igiye gukora. Urumva? Ndakumva cyane. Bageze ati amafaranga ntago wemeye kuyasubiza mu rugo tiyatange. Turasanga muri igitangaza cyaremetse. Ntiwemeye kuyasubiza mu rugo. Murasanga muri igitangaza cyabonetse. Gira bivuga hiki. Ubwo nabwo n'ubutubuzi. Impamvu ari ubutubuzi, ntago umuntu muzima yaza guforufa abantu. Nose ni umwuka w'Imana. Kandi ubone ngiye nayenzi ko niba ugiye gushyigikira umurimo w'Imana, bavuga ati tugiye gushyigikira umurimo w'Imana, utanga ayo ufite uko ubushobozi bwa bungana, bitagusiga mu bibazo. Ugasigara urwana. No bakubwira ati haguruka ufite 10,000 wese mu mufuka nahaguruke. Kandi noneho wibuke ko izo ni impamvu zo ngwerana ubutubuzi. Buriya ugiye gusaba abantu amafaranga ati mumfashe muri iki gikorwa, uramanza ukagaragaza amafaranga naboneka arakora iki. Kandi igihe umaze kuyabona ihutire gukora icyo wasezeranije abantu ko amafaranga naboneka kizagira ute kizakorwa. None ayo mafaranga nkayo yatanzwe, ningaho nawe mbwira ubu yakoze iki? Yagiye gukora umurimo w'Imana ku rusengero. Uwuhe utarasobanuye? Ntago badusobanuriye neza. Nyine ni babasobanuriye, niyo mpamvu ari ubutubuzi. No gushyigikira urusengero. Ni gushyigikira urusengero. Rero reka nkubwire wa muntu we, sibyo? Abakozi b'Imana barahari n'abatubuzi bariho. Ariko abo bantu bakubwira ngo zana amafaranga ndagusabira umugisha ku Mana. Ntago umugisha w'Imana ugurwa. Reka dusome hano mu gutegeka kwa 2. Yego. Ibice byaho 28. Ibice byaho 28 wumva icyo havuga muri uyu mwanya. Gutegeka kwa 2 ibice 28 duhere ku murongo waho wa mbere. Haranditswe ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngo tegeka uyu munsi. Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Iri jambo raryumvishe? Nyumvise. Hano dusabwa kumvira ni kimwe, gushyira mu bikorwa amategeko Imana idutegeka. Icya gatatu ni inyungu tuzabibonamo, nuko Imana izadusumbisha
wanyumvishije nuko Imana izadusumbisha amahanga yose yo mu isi. Ni ukuvuga ikosa abantu badakora rero ni ukutumvira, ni ukudakurikiza amategeko yose Imana yagize ute yadutegetse. Abantu nimufate Bibiliya muzigure, Bibiliya nihenze. Umutubuza kurya magana za miliyoni. Hari umuntu uherutse kumbabaza muri iyi minsi, arambwira ngo umuntu yaramuhamagaye ngo arangije ari umukobwa, ngo aragenda afata ibera ararifotora, ngo wishye amaze kurifotora amuhereza ifoto ati ni mumfashe dore narwaye kanseri yo mu bere, none rwose nabuze amafaranga yo kwivuza, ibintu bimeze nabi. Umugore arangije aragenda afata $1000 arakimuha. Amaze kukimuha nyamukobwa amaze kuyabona yaramubwiye ati ngaho genda wivuze, ibindi bintu bazagusaba bijyanye n'ubuzima bwawe uzambwire nzabiguha. Yahise agenda, kumba umukobwa ni indayasha kaburetwa, aragenda akodesha mw'inzu nziza cyane, arangije aratsapagura amasitayiro buri kimwe cyose ashyira hariya. Ubundi si ukuba indaya, noneho aba yayindi y'inzungu. Noneho umugore aje gukurikirana, njya nkora na research zimeze uko, mwabwa ati uriya muntu nshaka kumufasha ariko mbabarira umusure byibuze umpereze n'ubuhamya bwe. Ewana indaya ya ruzungu, ndamubwira yayindi ya nyuma mbese yuzi yavanyeho. Umugore yararize, akazi bakamwirukanyeho, mu rugo rurasiribangana, ntacu mbese ibikorwa yateyemo inkunga byamuzaniye umukoshi urenze imikoshi yindi yose ibaho. No gusenga byaramunaniye, gusa naramuhumurije ndamubwira komera, nta kindi cyamara ibi byose ni ugusenga Imana gusa. Niba unagiye gufasha menya ndi gufasha nde. Sibwo tubwira abantu bajya gufasha nabo bitonde mu Yes, bitonde, kuko niba Imana yaraguhaye ubutunzi, ubwo butunzi bwawe Bibiliya iravuga ngo ibyo kurya by'abakozi b'Imana ntago ari ibyo kujugunyira iki imbwa. Ningaho nawe ibaze nk'umusanzu yatanze hariya, aragenda rwose ewana, mbese yamuteye inkunga mu kazi k'uburaya, si ugusirimuka basi kaba karabaye. Ubwo n'abantu bajya bafasha nabo bitonde, bajya babanza babaza amakuru, mujye mumanza mushishoze. Hari undi mugore hano haraguru, hano i Kigali, hano i Kigali, yarahamagaye ati rwose ndapfuye meze nabi, ndarembye meze nabi, ati none rwose ati muramfashe. Abatubuzi mbese ukagira ngo nibatubura we, noneho sibwo avuze ati muramfashe. Umumama sesha yibera muri etaje yiwe, ameze neza, abapangayi baramwishyura, akazi karademara buri kimwe cyose, ariko ateka n'umutwe ngo bamufashe. Sha ibaze maskini. Hari abantu murebesha amaso mukagira ngo byibuze bagezeyo hari icyo bamaze gushyikira, ariko muri bari imbwa zimoka gusa, kuko burya bajya bavanga umujinya w'imbwa ngushirira mu murizo wayo, n'abandi nabo ari uko bateye. Ariko ijambo riratubwiye ngo nimugira umwete wo kumvira amategeko Uwiteka bategeka ryari uyu munsi, Uwiteka azabasumbisha iki amahanga yose. Kabiri, kandi iyi migisha yose izakuzaho, izakugeraho niwumvira Uwiteka Imana yawe, uzagira umugisha mu mudugudu aho uzawugirira no mu murima. Uranyumva? Amen. Cyagihe wewe wamaze kumvira, uri mu mategeko y'Imana, uri mu bwami bw'Imana, wakiranutse, ijambo riratubwiye ngo naho ngaho utuye, waba mu mujyi waba mu cyaro, ahantu uri ntago nshinzwe kuhamenya, umugisha w'Imana uzagira ute, uzakugeraho mu mudugudu ahantu utuye, mu isibo, muri karitsiye, umugisha w'Imana uzakugeraho, uzagera mu murima wawe, uzagera mu bucuruzi bwawe, uzagera mu masomo yawe, uzagera mu kazi akariko kose ukora. Kane, ngo hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe,
ndetse n'urubyaro rwawe ruzagira iki? Umugisha. N'imyaka yo mu butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'uko imikumbi yawe, hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvubiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu maza. Ubone rero amakosa abantu bakora umunsi ku munsi, nuko icyo bagakwiriye kuba bashyira imbere, nuko icyo bagakwiriye kuba bakora atari icyo bakora. Erega n'igisambo kijya kwiba ati Mana umfashije nkabigezayo, nagushima. Wabyumvishije? Kiri gutobora inzu y'abandi ati Mana umfashije nkageramo, nkasohokamwe amahoro, nagushima. Erega n'indaya yigiye gusambana ati Mana umfashije. Ariko hari ikintu cyambabaje cyane muri iyi minsi. Indaya aho gutinya ko zishobora kwandura indwara z'ibyorezo n'ibindi, ahubwo sigaye zitinya ko zatwara nk'inda. Ni ukuri. Uri umukozi wakoze agirwa no kunguka. Turi kumvikana. Rero ati Mana umfashe rwose, inda yo rwose ntiboneke. Bamubwira ati sida ni indwara nk'izindi. Imana itugirire neza cyane. Ni ukuri mugarura amaso yanyu hino, mugaruke ku byiringiro by'Imana, mugaruke mu murongo, mugarukire mu kwera kwayo, mugarukire mu kubana nayo. Twavuze ku bahanuzi b'ibinyoma, ariko n'abahanuzi b'ukuri barahari. Twavuze abahanuzi 17 bahanuye, harimo abahanuzi 4 bakuru, harimo n'abahanuzi 13 batoya. Abo bahanuzi bose bagize ute? Barahanuye. Hari n'abahanuzi batahanuye, ni nako bahanuye ariko ntibandika. Eliya yarahanuye ntago yanditse, Elisa yarahanuye ntiyanditse, Enoki yarahanuye ariko ntiyagize ute? Ntiyanditse. Birashoboka ko nawe uri kunkurikirana uri umuhanuzi, ariko wivanga amasaka n'amasakaramentu, biratandukanye. Kandi reka mbabwire abantu badukurikiye, umuhanuzi nyawe yemerwe ko ibyo yahanuye bisohoye. Kare wenda nakwarije ati umuhanuzi nyakuri tuzamubona gute? Ni isezerano risohoye rivamo gushima. Kandi umuhanuzi nyakuri ni umuhanuzi uhamagarira abantu kwihana, ni umuhanuzi uhamagarira abantu kuva mu byaha, ni umuhanuzi uhamagarira abantu kugaruka mu nzira y'ukuri. Twari tugiye gusoza, ariko sinagenda navuze kino kintu. Bano bahanuzi bari guhanura ibintu by'ibibazo gusa, ibibazo mwapfuye, murashize, murarimutse, bigenze gutya. Abo nibo batubuzi rero nyine. Nitudatera abantu ubwoba ntago baraduha ku mafaranga. Aturapfuye. Urapfujya hehe? Senga Imana cyane tudonda kubona ngo imisoko yeze yagiye. Bibiliya iravuga ngo ntimuzapfa ahubwo muzarama, kugira ngo mugire ute? Kugira ngo mubwire abantu imirimo n'ibitangaza bihambaye yakoze. Cyekina nyibagiwe ati base reka dusoze. Uyu urapfujya hehe? Reka na kino kiraro nasho tuzagikoreho. Abantu bakoze bagahanura ibintu by'iterabwoba gusa. Bariho. Ahubwo bari abahanuzi birirwa bahanura gutyo, baramubitonde. N'abahanuzi nabo bari kuza bagahanura amaviza, amamodoka, amazu. Afazari kibano abahumurije imitima y'abantu. Nose umuhanuye ati urapfa. Ahubwo zana ku mafaranga nkusenge. Irujyanye he? Base reka dusoze. Urupfu ko ari intumwa y'Imana. Irarujyana. Reka dusoze. Nta kibazo rwose. Reka dusoze, tuzafata kino kiganiro cy'abantu baguhanura ibintu by'ibikuba, sibyo? Nabo tugiye ikintu tubavugaho. Bari abahanuzi bari guhanura ibintu by'ibikuba, nababwira kugabanya iterabwoba mu bantu. Iterabwoba rirakabije. Imana ntago ivumana. Imana si umukene. Imana ntiyica, irakiza, irababarira. Rero izi mana zicana muzitondere mw'abantu. Izi mana zicana oya muzitondere. Base reka dusoze. Reka dusoze kabisa. Ndagira ngo mbere yo gusoza utange nimero yawe. Wenda kuri Evangelist EZECHIEL ho irahari, ariko kuri Gonarike TV bagiye bakubona ubwiriza ko ntago babashe bagize amahirwe yo kubona nimero yawe.
byibuze babona nimero yawe. Hari ushobora kukenera ko musengana, ushobora kukenera ko mugira inama mu buryo bwose, ko mubana mu buryo butandukanye. None wasoza kandi ufite amafaranga n'utayafite mwese muze. Yes, kuko hari uvuga ati ngo buriya ngo manza ngo uzane igitambo, ngo banduzane ka message ko kumara iki. Buriya iyo umuhanuzi ahanura asabiriza aba yasuzuguye Imana ye, aba yanayitesha agaciro. Niba ubona ko Imana yawe idashobora kugutunga, idashobora kukugaburira, idashobora kugucu, uri kuyimbwira iyo Mana y'inyantege nge ngo imara iki. Pastor, reka utange nimero yawe nurangiza usengera abantu badukurikiye bafite ibibazo. Basenge cyacya turi banda ku bantu bafite ibibazo. Ubwo iyo tuvuze ibibazo n'abafite ibyifuzo by'ibibazo byananiwe gukemuka n'abarwayi. Nimero yanjye wampamagara, wanyandikira kuri WhatsApp, mfite nimero 2. Nakamenyetso ko guteranya 250. Kanyereye akamenyetso ko guteranya 250 7 8 2 32 52 23. Indi nayo ifite guteranya 250 7 8 4 4 60 89. Isaha iyo ari yo yose umpamagariyeho ntari mu rugendo ntuje, tugomba gusengana. Nzakora umurimo w'iyantumye hakiri ku manywa, kuko nibumara kwira bizaba birangiye. Sinzi ngo buzira ryari, iryo ni ibanga ry'Imana, ntago nshaka kwinjira mu bwiru bwayo. Ahubwo ndavuga ukuri n'umucyo ukwiriye kumurikira abana b'Imana nyakuri. Ni urukundo, ni imbabazi, ndetse no kurangwa n'ibikorwa bikugaragaza. Nsoje mbashimira rero bene data, mureke kwishingikiriza ku bahanuzi b'ibinyoma, ahubwo mwishingikirije ku ijambo. Ijambo ryahanuwe, ijambo ryavuzwe, ijambo ritumurikira, ijambo rituyoboye, ijambo riturangaza imbere. Iri jambo riguhagarareho, rikumurikire, risohoze imigisha yawe, risohoze isezerano ryawe, irihangane n'ibyari bihanganye nawe. Amen. Ritsinde ibyendaga kugutsinda, rikubite burundu, rivaneho ibyari bibangamiye inzira urimo gucamo, maze bikwicaze neza mu mugambi w'Imana, bikwicaze neza mu masezerano y'Imana. Buriya ingorane abantu dufite nshuti yanjye ni urukundo rwamaze kunamuka mu bantu, ni urukundo rwamaze gusubira inyuma. Ariko ijambo ryarambwiye hara muri Yobu ngo haracyariho ibyiringiro. Kw'igiti cyatemwe gishobora kugira ute, gishobora kongera kugashibuka, ngo kikera imbuto zacyo nk'icyambere, ngo ndetse zikaba nziza no kurushaho. Ni umugisha ufite imbaraga. Ndagira ngo nkubwire weho wasubiye inyuma, hari abantu benshi bagushijwe n'abahanuzi. Hari abantu benshi bagushijwe n'abahanuzi. Uza abahanuzi bagenda ngo bagiye gusenga, noneho si urwo baboneye ku bagore n'abakobwa, bugikarangira bari gusaba ku gitsina. Kandi ngo bagiye gusenga, mu kanya ngo pasiteri yabyaye hano, mu kandi kanya ati none si wa muhanuzi wayinteye. Ibazo ubu ni ubutumwa, ni ubuki. Yesu yaravuze ngo muzamenye uko mugenda, mumenye uko muvuga. Savuze muzagende muri gusambana, muzagende muri kwiba, muzagende muri gutubura koko, ariko mutubure cyane vuba vuba, izo nda ziraje zipfomoke rwose. Kuko ijambo ryarambwiye ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Ubiba kubeshya azasarura kubishya. Rero tubura vuba vuba, nibigaragara bizakugaruka. Izuba riri kuva, nawe ibyawe bishyirwe ku karubanda. Imana itugirire neza cyane. Amen. Reka mvugane n'abantu gake bari mu ngorane n'ibigeragezo bikomeye. Bamwe baninuba ko Imana yabasize, ntago Imana yagusize. Amen. Imana ntago yakuretse.
hari n'impamvu zo kugeragezwa kwawe. Imana iri kugira ngo irebe neza ibiro byawe, ahubwo hagarara neza, komeza ukiranuke, komeza usenge, ongera ibihe byo kubana n'Imana, ubundi wicecekere. Urabona ubutabazi bw'Imana. Nta ndwara Yesu yananiwe. Niba ari ikibazo cy'uburwayi wari ufite, gira kwizera, upfukame dusenge. Yesu abasha kugukiza niwizera gusa. Nta mafaranga nkusabye, wewe uzamure kwizera gusa. Abantu bari mu ngorane zitandukanye, mufite imanza se, mufite umubabaro utandukanye, famiye ntiziri guhuza, wagize igicibwa, bakugize akabarore, pfukama hasi. Yesu abasha kukubohora, Yesu abasha kukugirira neza, Yesu abasha kugukiza. Akeneye umutima wawe, kuko umutima wawe nibwo butunzi, niyo zahabu, nicyo kintu gikomeye ukwiriye kurinda, kuko nicyo cy'imbaraga zihambaye. Zamura kwizera rero, twinginga Imana. Yesu abasha gukora, kandi uyu mwanya agiye kugukoraho, kuko ijambo ryarambwiye hariya muri Yesaya ibice byaho 26 ku murongo waho wa 3 haranditswe ngo ugushikamishijeho umutima uzamurinda ab'amahoro masa, kuko akwiringiye. Nimuze twiringire Uwiteka, nitumara kumwiringira abasha natwe kuduhagararaho, abasha kuturengera, abasha kutugirira neza, abasha kudukiza. Kandi umugabo bita Sadurake na Mishake na Bedenego, bo bari mu kigeragezo nk'iki ngiki urimo uyu munsi, bamaze gutereranwa, bamaze kwanzura ko bagiye gutabwa mu muriro, baravuze ngo nawe Imana dusenga yadukiza, naho itadukiza ntago twakubaramira ikigirwamana. Zamura kwizera nshuti yawe, nawe Imana ibasha kugukiza inyuze mu inzira yitwa kwizera, inyuze muri iyi nzira yitwa guhamya, inyuze muri iyi nzira yitwa kuyinambaho. Ntago yagukoza isoni. Ariko ubundi mwarayisenze muyiburaniki, uretse kumbeshya namwe. Wowe urayisenga rimwe ukigira mu ntege nke. Kera warasambanaga n'ubundi usubiyeyo, kera wari umusinzi n'ubundi usubiye, ngo ukeneye umugisha w'Imana. Uraca hehe? Imana niza kukureba igasanga wibereye mu kabari, ubu urabona ufite ibizungera mu mutwe, umutima wawe wajahaguritse, urahurira hehe n'Imana? Wigiriye mu busambanyi, Imana iraguha umugisha gute uri mu busambanyi? Uracyari kubeshya, uracyari kubeshya. Imana iraguhera hehe umugisha ukiri kubeshya? Va mu byaha, egera Kristo. Arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Yesu arimo arahamagara ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze, nimuze munsange ndabaruhura, nimuze munsange ndabagerera neza. Nukuri itimanye umwana wayo izabura ite kumuduhana n'ibindi byose twifuza. Reka nsozereza aha, dushima Imana. Weho wapfukamye, Yesu aguha umugisha. Weho waduhaye subscribe, Yesu aguha umugisha. Weho wakanze share, weho washoboye gutambutsa ubutumwa ukabugeza no ku bantu benshi, ukabusharinga, Yesu aguha umugisha. Kandi nukuri ijambo ryarambwiye ngo umukozi azarya ku ngororano z'icyo yakoze. Niba uyu mwanya nicaye handi kuvuga ubutumwa, nawe ukigomwa mega zawe ugasharinga ubutumwa, iriya mitima izagaruka ku Mana. Nawe niwo musaruro nizo nyungu uzabubonye kubw'iryo jambo. Imana iduhana umugisha. Reka duce bugufi dushima Imana. Mana data wa twese, turagushimye kuri mwiza, wera ibihe byose kandi urakiranuka. Nakubonye udahinduka. Hari abantu bakwiyitiriye barabeshya, ariko hari n'abantu bahagaze mu kuri baraguhamya. Tubona urugero rwiza nka Daniyeli, tubona izindi ngero nziza nk'abagabo 3, Sadurake, Mishake na Bedenego. Aba nabo turabagushimiye Mwami. Twongerere guhamya. Abantu benshi bari babuze imbaraga, abarwaye barapfukamye bakeneye gukizwa nawe, abandi bari mu ngorane no mu byago bitandukanye bakeneye kubohoka kubw'imbaraga zawe. Ijambo ryarambwiye ngo iyo utanze umugisha nta kindi kintu kibi kiwugerekaho usibye kukuramya no kuguhimbaza. Mu izina ryawe rikomeye ndabohoza abarwayi mu ngoyi y'uburwayi, ndabohoza abarwayi mu ngoyi y'uburwayi, ndafungura imbohe, ndabohoza imbohe mu izina ryawe Yesu. Haleluya. Reka ugaragarisha imbaraga zawe kubwo gukira ndetse no kugira neza.
ndanesha imbaraga z'umwijima, abahanuzi b'ibinyoma n'imyuka yabo ndayihagaritse, ndayikansorinze. Reka imbaraga z'umwijima zinanirwe, icyubahiro cyawe cyururuke, kandi amahoro n'umugisha utanga aba ari byo bigaragara, kuko wera kandi uzahora wera none n'ibihe byose. Yesu urakoze. Amen, amen, amen.